Muraho neza nshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira ururimi rwa rubuga rwanyu rubasha kubaha amakuru yizewe y'amazu agurishwa akodeshwa ndetse n'ibibanza. Uyu munsi turi ahantu bita i Kanombe Nyarugunga, tugiye kwereka inzu nziza cyane iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yacu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, parikingi, jardin. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Kuri miliyoni 180 twababwiye ko iri ahantu bita Sanitasi Nyarugunga. Nuvuga ngo iri kuri kaburimbo inzu yacu. Kuri miliyoni 180 rero iyi nzu yaba iyawe. Mureke dutemberane tubereke ubwiza bw'iyi nzu. Hano rero uhita ubona uhita usanganirwa n'aka design keza bashyizeho k'amazi kabasha gutuma uruhuka mu mutwe, ndetse n'aka kajaride keza cyane. Twabwiye ko inzu yacu ifite na rooftop nziza cyane. Iyi nzu ni nziza, mumbabarire munkurikire mu ntiza umwanya tubereke ubwiza bw'iyi nzu. Cyababwira rero ubwiza bw'inzu duhereye hanze, ni uvuga ngo ubundi ubwiza bw'inzu uburebera hanze. Reba aka rooftop keza cyane kari haruguru, reka duhere hanze hanyuma mu imbere turaza kuhagera. Iyi ni inzu nziza kuri miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Ese nawe ufitiye budget ngo nkwereke iyi nzu nziza cyane? Iyi rooftop nawe ni aka rooftop keza cyane kabasha gutuma uruhuka wowe n'umuryango wawe. Ndebera ni rooftop nini ibasha gutuma wowe n'umuryango wawe mumererwa neza. Reka noneho tujye mu nzu nyirizina tubereke ubwiza bw'iyi nzu. Ni inzu nziza cyane kuri miliyoni 180. Iyi nzu wayibona. Reba parikingi ihagije yaparikamo byibuze imodoka 6 ndetse na jaride ndetse na kariya kantu kaka design k'amazi gatuma ubasha kuruhuka mu mutwe. Burya uri kumva kariya gasaku k'amazi ibintu biba biri kugenda neza, akazi kaba karimo karagenda neza. Reka dukomezanye mu inzu yacu. Urubaraza rwiza, urubaraza rugizwe na gypsum, amatara meza ndetse n'utu design twiza cyane. Reba amatara bashyizeho, amatara meza. Kameramani banyerekere aya makaro bashyizeho. Ni amakaro rwose atuma ubasha kuruhuka neza cyane. Ukinjira hano uhita ugera kuri uyu muryango mwiza cyane. Banyerekere umuryango kameramani uburyo ibintu bimeze. Ni ya miryango rwose utapfa kubona ahandi hose. Kuri miliyoni 180 inzu ni yawe rwose. Twijane mu nzu rero tubereka uburyo ibintu bimeze. Wow, ntabwo njya ntinda no mu buzima bwanjye. Ukigera hano uhita na salo nziza cyane. Reba salo uburyo ingana. Reba TV stand. Reba design bagiye bashyira, ni design nziza cyane rwose. Abagira inkwi barya ibihiye. Reba kuri gypsum, reba amatara meza bagiye bashyiramo. Ya matara atuma ubasha kuruhuka neza cyane. Ya matara adafite urumuri rwinshi, ya matara kwangiza. Ukiva aho ngaho uhita hano kuri salamanje nziza cyane ifite ndetse n'ama lavabo nziza meza cyane. Wawe ufite lavabo nziza wakabyara n'inzu yaba iyawe kuri miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Reba wiyicariye hano uri kurebana na madamu wawe, urimo uramubaza iby'akazi, nawe kubaza iby'akazi, utereka agatebe hano ukicarira. Utese madamu bimeze bite, uyu munsi akazi kagenze gate, nawe ukamubaza gutyo kugera mwiterera urwenya paka ifunguro rigashya wumva nta kibazo ufite. Wagera hano ugahita uhura n'igikoni cyiza. Oh my god, ndebera iki gikoni nawe, igikoni kibasha gutuma mbega ni igikoni kinini cyane, amatara meza ndetse ahantu hatereka firigo iyo ariyo yose ushyizemo. Ni firigo nini cyane, hanyuma igahita ugira n'ahantu utereka gas cooker, n'ahantu hanini. Urabona ari igikoni kinini gifite ubwisanzure. Hanyuma urabona ko ifite n'umuryango usohoka hanze muri za nzu z'abakozi cyangwa se igikoni cyo hanze. Ntabwo ari ngombwa kujya gucisha ibiryo hariya muri salo, ugomba kubicisha kuri uyu muryango ukabizana mu gikoni, hanyuma ugahita ujyana hehe muri salo, abantu muri salamanje abantu bagafungura. Amatara meza cyane. Twagera no muri bya byumba bindi bisigaye turebe uburyo bimeze. Wow, ukigera aha ngaha uhituza hehe, uhituza aha ngaha kuri cya cyumba cy'abashyitsi, icyumba kinini gifite idirishya ryiza cyane, ifite na twa tuntu turinda umubu. Wabonye ko twa tuntu turinda umubu twa mosquite dutuma umubu utabasha kwinjirana. Icyumba ni kinini cyane, murabona ko ari metero 3 kurenya. Reka nzibara 1, 2, 3, 4. Hanyuma ugatuza gutya 1, 2, 3 n'igice. Igitanda cyajyamo ni igitanda cyose kinini cyane. Reka tugende muri bya byumba 3 bisigaye. Mbere yuko tujya muri bya byumba 3, reka mbereke noneho toilette. Kameramani igenda banyerekere uburyo toilette imeze. Ni toilette nziza mukugera mubibona, toilette yisanzuye ndetse na douche yayo. Twagiye rero muri bya byumba 3 bisigaye. Ni ibyumba byiza wokabyara. Hanyuma ukigera hano utura, iyi ni koridoro ibasha
ni koridoro ibasha gutuma ujya muri bya byumba bitatu nakubwiye. Banyerekera aka kantu ushobora guterekamo inkweto, ni akantu keza bakoze ushobora kwinjira ugaterekamo inkweto. Hanyuma wava hano ugahita uza muri iki cyumba, reka twinjirane muri iki cyumba kindi gisigaye urebe ngo bimeze. Ni icyumba kindi cyiza nacyo gifite urumuri rwiza, gikagira ndetse n'amakaro meza ndetse n'ubunini bwacyo. Ni icyumba cyiza cyane rwose. Hanyuma ugahita uza hehe? Ugahita ahangaha, umva ngo ifite umuryango usohoka hanze, ngira ngo mwabonye kameramani igenda ubanyerekera uburyo ibintu bimeze. Ifite umuryango usohoka hanze uturutse mu gikari, si ngombwa kujya kuzenguruka iriya. Hanyuma ugahita uza muri iki cyumba kindi nacyo cya gatatu, urabona ko nacyo ari kinini, gifite ndetse n'ibyo hanze, ngira ngo mukibona ko ifite idirishya ryo hanze. Twagiye noneho muri ya dushe yayo isavinga bya byumba bibiri. Kameramani igenda ubanyerekera uburyo bimeze. Ni toilette nziza ndetse ifite na shawa nziza, urabona ko ari toilette nziza cyane. Hanyuma rero tugiye mu cyumba rurangiza cya master bedroom, icyumba twita ngo ni icyumba cy'ababyeyi. Urabona ko gihera ahangaha, tukaza dutya, urabona ko gihera ahangaha. Ni icyumba kinini gifite urwambariro rwacyo rutabasha hatarimo igitanda. Ni ukuvuga ngo iki ni icyumba cyonyine gifite igitanda, ushobora gushyiramo igitanda cyonyine, nta ntuza, nta utubati turi hanze. Urabona ko ari icyumba cyiza cy'ababyeyi utarakiza. Rero design kumva uno mugabo azi gukora finishing, nicyo kintu namwemereye cya mbere. Finishing, plafond gypsum, amatara meza cyane, amatara meza, woka byawe amatara meza, finishing nziza cyane. Hanyuma kikagira ndetse n'aka kantu, urabona ko ifite akantu k'akabariko keza cyane, urabona ko ifite akabariko keza, woka byawe. Iyi nzu ni nziza cyane. Hanyuma duhita tujyana no kuri toilette ya cya cyumba cya master bedroom. Urabona ko toilette yo, urabona ko ifite rwa rwambariro, urabona ko duciye kuri rwa rwambariro, banyerekeye ko ifite urwambariro rwiza cyane ndetse plafond gypsum, ikagira n'idirishya ryayo. Hanyuma tukahita tuza hano kuri toilette. Abantu benshi bakunda kutubaza ngo ujye mutwereka toilette, kuko toilette y'ababyeyi bakunda itandukanye n'izindi toilette. Urabona ko ifite toilette ifungwa, mwibona ni za toilette zituma amazi atabasha kujya hanze, ndetse ikagira n'utudushawa twiza, wowe kabyaranywe genda ubanyerekera ko ibintu byose biri clair. Urabona ko ibintu byose ari sawa cyane. Iyi nzu ni nziza, ikagira ndetse n'aka kantu lavabo kabasha gutuma ukora ibintu byawe neza umutuzo, nta kibazo ufite. Reka noneho turebe uburyo ibindi bisigaye.